ntubabazwe nuko wavutse, ntubabazwe n'uwakubyaye, ntubabazwe naho wakuriye, ntubabazwe na situation urimo, ntubabazwe n'ubuzima n'amateka wanyuzemo. Nje kukubwira ngo dufite uwa twibarujeho kandi dufite gikurikirana. Agahita atangira kumutekerereza ukuntu aziga, akamutekerereza buri kintu, akamupangira ibyo kurya no kunywa, akamupangira aho kurara. Waba ufite kumufunga ukamupangira n'ukuntu azasaza. Ntabwo ari wowe wa mbere izigiraho gutabara, ntabwo ari wowe wa mbere izigiraho kurengera, si wowe wa mbere yabibikoreye. Ifite ifubyi nyinshi yareze, uzahere muzo mwufubyi zo muri genocide. Sirafubyi Imana yarabareze bari abana. Babonye ba mama wa bari abana babonye ibintu bikomeye. Mujye mubigiraho. Wibuke ko yakurinze utaramenya gusenga, wibuke ukuntu yagukijije ipfu nyinshi, iyita kugiraho gahunda ari kure kugapfa, ariko kuko yakurinze ntupfe, humura buryo gufiteho gahunda ntiwihebe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mbifurije gusoza umwaka neza ndetse no gutangira umwaka neza. Nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi ko umwami Imana akomeje kubarinda. Nubundi ni muri rya somo ry'umwaka, ndi mu gutanga amasomo y'umwaka, ibintu bizagufasha mu buzima busanzwe no muri Kristo. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu bafite kwiheba ndetse no guhungabana, ndashaka kubabwira ko dufite igisekuru. Ndashaka kubwira abantu ko dufite igisekuru. Abantu barushijeho kwiheba, abantu barushijeho kwiganyira, barushijeho gutakaza ibyiringiro, barushijeho gutakaza kwizera, abantu barushijeho kumva yuko bibacikiyeho, abatagira imiryango, abayifite idafite ikintu bamariye, abatawe, abatotezwa, abisanze mu buzima butari bwiza, babuvukiyemo, ababusaziyemo, ababayeho neza nyuma bakabaho nabi. Abantu bose bafite kwiheba gukomeye, ariko ndashaka kubwira abana b'Imana ko dufite igisekuru kandi dufite aho tubaruye. Imana nihabwa icyubahiro. Dufite rero igisekuru, dufite aho tubaruye. Dufite igisekuru kandi dufite aho tubaruye. Cyo ngicyo cyo mukimenye. Dufite igisekuru, dufite aho tubaruye. Nubwo inaha ntanzo hagira ndetse ukaba udafite gahunda yo kuzayubaka, n'ibyiringiro bikaba bidahari, ukaba udafite umuryango, ukaba wisanga ugasanga uri wenyine, ukaba unawufite ariko ukabona nta kintu kumariye, nje kukubwira ngo dufite aho tubaruye, dufite igisekuru. Imana nyihaye icyubahiro. Dufite igisekuru. Twebwe ntago turi imfubyi, twebwe ntago turi ba nyirantabwa, ntago turi abantu batagira gahunda. Dufite ahantu dukomoka, dufite ahantu tubaruye, dufite uwa twibarujeho. Haleluya. Dufite gikurikirana, dufite gisunika. Birambabaza umuntu wakiriye Kristo akamubera umwami n'umukiza, yarangiza akisabira gupfa, akumva no kubaho ntacyo bimaze. Nje kukubwira ngo dufite aho tubaruye kandi dufite uwa twibarujeho ndetse aranadukurikirana. Uwo nta wundi ni Yesu. Ntubabazwe n'umuryango uvukamo, ntubabazwe nuko wavutse, ntubabazwe n'uwakubyaye, ntubabazwe naho wakuriye, ntubabazwe na situation urimo, ntubabazwe n'ubuzima n'amateka wanyuzemo. Nje kukubwira ngo dufite uwa twibarujeho kandi dufite gikurikirana. Haleluya. Twebwe dufite uwa twibarujeho. Kandi nimureke mbabwire, nimba umuntu abyara umwana akahita yihutira kujya kumwiyandikishaho, agahita atangira kumutekerereza ukuntu aziga, akamutekerereza buri kintu, akamupangira ibyo kurya no kunywa, akamupangira aho kurara. Waba ufite kumufunga ukamupangira n'ukuntu azasaza, ukamuteganyiriza uburyo azivuzamo, ugakubitaho uburyo azigamo utanakiriho, agapanga ukuntu imitungo izamutunga. Nje kukubwira ngo Imana ya Isiraheli ntago ari yigira ubuntu buke, ntago ari yigira ubugome, ntago Imana yacu ari itagira imibare ikuzana ku isi ngo hanyuma izananirwe kugira ikintu igomba kukumarira. Nushaka ube waravutse bakagusiganira,
nushaka mu kuvuka kwawe bizabe byarabaye impanuka, ushaka ube waravukiye Faisal cyangwa ube waravukiye CHIK, nushaka ube waravukiye mu kabari cyangwa uvukire mu rutoki, nushaka ube waravukiye mu muringoti, nushaka ube warabyawe n'umusazi cyangwa ubyarwe n'umujura, nushaka ube warabyawe nabo utabona udashaka cyangwa udakeneye. Nje kukubwira ngo dufite aho dukomoka, hari yatwibarujeho kandi iradukurikirana. Ngewe mbona abantu ari twe twikuraho icyizere cy'iterambere tuhabwa n'Imana, ubundi Imana yacu yasize ibikemuye. Imana yacu yaruduteguriye. Nimba tubikorera abana bacu se turi babi, ni gute Imana yacu itabidukorera kandi ari Imana nziza? Usibye ko tuzi guhangayika, nk'ubu nkanjye urugero, Imana yapanze ukuntu nzabaho n'abana banjye 5. Ikintu kijya kintangaza kikanyereka ko Imana yari ibizi, nuko icyiciro cyose ngezemo cy'ubuzima sanga Imana yarapanze. Kandi ntabwo impangira ngenyine, ipangira n'abana nabyaye. Hanyuma se ubwo bufite n'ubwiki ko dufite igisekuru tukaba dufite naho twibaruriza? Ni nayo mpamvu hari ibintu tudakwiye kwinjiramo. Ntuzigere ujya kurwanira amasambu y'iwanyu ngo urinde banaguterereza ibitega cyangwa amahembe. Nubona iwanyu utahabonye ikibanza, Imana yacu izaduha ikibanza. Nubona iwanyu bataguhaye isambu, uzamenye ngo Imana izayiguha. Nutabona ubutaka mu muryango wawe, ntuzajye kwirirwa uhangana ujya gutukana no gukanura amaso. Imana izaguha ubutaka bwawe. Ntuzahangayike ngo nta papa wawe ufite ngo azaguha inkwano. Imana izaguha inkwano. Ntuzababare. Haleluya. Ntuzababare ngo amajyambere uzayakande, Imana izayaguha. Ntuzahangayike ngo mbese intebe yari kuzicaraho mama ko ntawe mfite, yari kuzicaraho papa ko ntawe mfite. Imana izagushakira mama na papa bahicare. Ntuzavuge ngo hari ahantu ko ntazwi, ninde wangererayo, ese ubu natuma nde, ubu se ko nize nkarangiza, abandi bagira bazagisunika, iyo utahafite umuntu ntibikunda. No, nje kukubwira ngo Imana yakwibarujeho, izagukurikirana aho uzajya hose, izahagushakira umuntu. Nimuhumure. Tababuze imiryango mukaburana n'abanyu, nimuhumure ntacyo tukibaye. Nimuhumure ntacyo tukibaye. Ababuze imiryango mukaburana n'abanyu, nimuhumure ntacyo mukibaye. Ndashaka kukubwira ngo nimuhumure. Ndashaka kubwira ifubyi ngo nimuhumure, ndabwira abapfakazi ngo nimuhumure, ndabwira abashomeri ngo nimuhumure, ndabwira abatagira epfo na ruguru ngo nimuhumure, abo byacikiyeho, abagabanuwe mu bakozi, ababuze diplome, abazibitse igihe kinini, abirukanywe mu kazi. Nje kubwira abantu bose ngo nimuhumure, hari umuntu watwibarujeho yitwa Imana. Ntabwo ari wowe wa mbere izigiraho gutabara, ntabwo ari wowe wa mbere izigiraho kurengera, si wowe wa mbere yabibikoreye. Ifite ifubyi nyinshi yareze, uzahere mu ifubyi zo muri genocide. Sirafubyi, Imana yarabareze bari abana. Babonye ba mama bari abana babonye ibintu bikomeye. Mujye mubigiraho. Abana barokotse genocide. Bari abana babonye ibintu bikomeye bitabemereraga gukura, ariko kuko Imana yari yarabibarujeho yo kabyara, yarabareze barakura, baba abagabo babyara abagabo, babaye abagore babyara abagore, baba umuryango barakomera bageze kure. Nje kubabwira ngo nimuhumure, dufite uwatubaruye, dufite ahantu twibaruje. Kandi ahantu twibaruje, reka mbabwira ahantu tubaruye. Haleluya. Umwana wa gitifu ntabwo ameze nk'uwa mudugudu, umwana wa depite ntabwo ameze n'umwana wa runaka. Reka inzego zirarutana, twebwe ahantu tubaruye rero ni ahantu hakomeye ku mugabo ukomeye waremye isi n'ijuru, upfumbatura igipfuzi agahaza isi yose. Narinzaniye abantu ihumure kugira ngo mushire ihungabana, nubwo iburyo n'ibumoso ntacyo ubona, nubwo imbere n'inyuma nta gihari. Nje kukubwira ngo dufite Imana yatwibarujeho, igutekereza buri munsi.
wibuke ko yakurinze utaramenya gusenga, wibuke ukuntu yagukijije ipfu nyinshi, iyo itakugiraho gahunda ari kure kugapfa, ariko kuko yakurinze ntupfe, humura burya igufiteho gahunda ntiwihebe. Dufite ahantu tubaruye. Kuba dufite ahantu tubaruye bijya biguteramo ibyiringiro ukomere, ujye ubwira iminsi n'ibihe ngo amajoro yanjye yakeye ni menshi n'ayazaki. Kandi ujye uhorana ingingo yo kubwira ibiguca intege n'ibigucogoza. Ntabwo ibintu Imana yagukorera ari we wa mbere yabibikoreye. Yabikoreye abasinzi, ibikorera abasambanyi, yabikoreye abadasenga, ibikorera abayituka, yabikoreye abatayizi, ibikorera abatayisenga n'abatayubaha. Ntabwo izabura nawe kukurengera. Dufite Imana yatwibarujeho, kandi ni ukuri Imana yatwibarujeho pe, yatwibarujeho. Yaraduteganyirije, ntabwo Imana ibyara abitashoboye. Umuntu wese iza ku isi, Imana ibizi ikintu agomba kuzayimaramo. Nimuhumure rero. Dufite igisekuru. Kubw'iyo mpamvu, ukimara kumva ko dufite aho tubaruye, ujye uryama wiziguye. Ntahazagira iminsi igukanga, ntahazagira imyaka igukanga, ntahazagira ubuzima bugukanga, ntahazagira ugutitiza, ntahazagira ugutera ubwoba. Ikiza cyose ujye ukibwira ngo ngiye mfite aho mbaruye. Si ngombwa so wanyu, si ngombwa so, si ngombwa nyogosenge, si ngombwa mama wawe, turabaruye pe, kandi dufite ubwene gihugu. Ibyo ngibyo ni ibintu nzi. Ibyo bintu rero byo kwirirwa bagukanga, bagutera ubwoba, Satani akuzanira amadetaye, akubwira ukureshya, akakwereka amashuri wize, akazi ukora, wabibara ukabona ntibizavamo. Kareba mu muryango wawe ugasanga nta n'uzagutwerera 100,000. Wareba mu muryango wawe ukabona nta n'uwaguha 20,000. Nje kukubwira ngo Imana yatwibarujeho. Imana yaratwibarujeho uko umva ubuzima bwawe n'imyaka yawe uko ugenda ukura. Imana ifite ikintu izagenda igukorera. Icyiciro ugezemo izajya igupangira, icyiciro ugezemo igupangire. Twarateganyirijwe. Uhereye none ahantu ntuzongere kwiheba. Singira data wacu, singira mama wacu, singira masenge, singira nyogokuru, singira sogokuru. Nuko abantu benshi bameze muri iyi minsi, kandi koko ntibahari, ibyabatwaye ni byinshi. Ariko nje kukubwira ngo hari Imana yakwibarujeho. Kandi Imana igufitiye umuryango yagusigiye. Imana igufitiye abantu yakubikiye ahantu utarabona. Imana niyo yaremye abantu, ntabwo abantu baremye Imana. Ndashaka guhumuriza abanyarwanda, ndashaka guhumuriza abatuye isi, ndashaka guhumuriza abankurikirana, mbabwira ngo Imana yacu yatwibarujeho. Imana ishimwe. Cyo kugira ngo shitani agufate agushyire mu igunira afunge narangiza ajye kukujugunya, ntakakujugunye. Haracyari ibyiringiro by'uko igiti cyatemwe ariko kikongera kigashibuka. Hari abantu Imana yabikoreye rega, hari abo yatabaye turabibona, hari abo yagiriye neza, hari abantu Imana yabereye umugabo, hari abo yabereye umubyeyi, hari abo yabereye inshuti, hari abo yabereye umuvandimwe, hari abo yabereye umuryango. Dufite ibimenyetso birenze kimwe, twaba bahamya bo guhamya Imana ivuze ari ukuri. Imana igikubera famiye. Siyo mpamvu mubona se turiho kandi tubayeho twemye, nta bwoba dufite bw'iminsi n'ibihe. Ibyo kuvuga ngo esase yarazamutse, ibyo se ni ibiki? Nk'umuceri warahenze ngo akawunga ngo ni hatari, ngo bana baziga gute, ngo bazarya gute, ngo mituwere, ngo ay'umutekano, ngo ay'ibishingwe, ngo igihembwe cya mbere, ngo icya kabiri, ngo aba muri garidiye n'aba muri segonderi biramaze. Imana yatwibarujeho, izatugirira neza kandi ifite umutima w'imbabazi. Ndumva nasoza. Ndashaka gusoza nkubwira ngo Imana yakwibarujeho, iri sezerano ryinjirane muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Nje kukubwira ngo data wa twese yakwibarujeho, hanyuma naje mu kimbo cy'iyera. Ngewe narinje mu izina ry'Uwiteka, kandi nje nka ambasaderi w'Imana. Nje kukubwira ngo yantumye ngo nkubwire ngo yakwibarujeho. Uhereye none aho ujye uryama wizigure. Ntago umwana wawe yahangaye kumureba, hari icyo wamumarira. Ntago umwana wawe yasonze umureba hari icyo ujye umumarira. Ntago Imana rero, ntago izaduteza bisi, izatugirira neza.
rero Imana nibaha umugisha. Ndashoje iki kiganiro ntukirebe wenyine, usangize abandi, ukora share, ukore subscribe, wowe utarayikora wandike aho hepfo kuri comment. Imana ibaha umugisha, musoze umwaka neza kandi mutangire umwaka neza. Ndabakunda. Amina.